nanjye sinzi uko byaje mwiyumvamo wenyine iyo intambwe erega urukundo nirugirwa na bose umunsi nk'uyu nguyu natunguwe no kumva ijwi ryiza rituje rimamagara nuje arabibwira yuko umugisha ugira aba The Unity TV. Together we can change the world. Yes, nyita The Unity cyangwa se nyita Professor Mbata baby face maso y'inyana inyangamugayo ryahamye kandi subscribe, like, comment ndetse na share kugira ngo urebe ibiganiro byacu tuba twagiye tubaha. Nanone ufite uburenganzira bwo gukomenta kubyo turi kuvuga kugira ngo nimba ari bitakugendekeye neza cyangwa se ari bitagenze neza bikosoke. Nanone ibintu byose birashoboka nta ibintu bibe bikaze. Ndi kumwe n'abatumirwa hano, aba batumirwa bafite ntago ari abatumirwa basanzwe, ni special baraburamo amagi gusa. Sibyo? Yeah. Ni special n'abahanzi ariko by'umwihariko ari abamwe ngo indi ngo mwitwa Deborah by Olivia. Mwitwa Deborah by Olivia. Yeah. Mwabyumvise bitwa Deborah by Olivia. None se impamvu tuba turi kumwe ko twe nta matelefoni manini dufite ni udufasha kumanajinga umuziki wacu kugira ngo tubone ya kugira ngo nyine tubibone nimba ari umuntu adushaka kugira ngo amuco kubera ko twe na telefoni nini dufite kugira ngo tubashe kumanajinga. Niba nakubwiye ko kugira ngo umanajinga umuziki bisaba kuba ukoresha telefoni nini? Impamvu nko kureba views indirimbo imaze kugira kuri YouTube channel cyangwa se kureba aba subscriber kureba aba subscribe cyangwa se kureba commentaire ya nyine aradufasha kuko twe ntabwo twabasha kubireba dufite gatushi kandi ntabwo byakunda. Warakoze cyane manager nawe araza kugenda tubwira byinshi bitandukanye. Urugendo rwa management ntabwo ruba rworoshye, buriya manager aravunika sibyo ra amprise kumanaginga abakobwa babiri umwe ari igikarunda n'inzobe buriya uwa mukorogo n'isira ubivangute. Urabona bose ngiye mbafita kimwe kuko bose n'abahanzi kandi barakorana. Okay. Noneho ari bavuze ngo Deborah by Olivia nka management ufitinga he muri Olivia na Deborah? Bose ndabafasha. Bose barafasha. Kuko indirimbo n'izabo bose nibo bazikora. Bafite indirimbo zinahe? Ubu bamaze kugira ebyiri ariko hari n'izindi zanditse ariko zitarakorwa kubera ko batarabona umuterankunga wabafasha kugira ngo Okay, nabisobanura neza kutumanajinga nago ari ukaduha amafaranga cyangwa atwishyurira kubera ko nawe nta bushobozi afite bwo kuba yatumanajinga akatwishyurira, we ni ukudufasha kureba izo views kutugira inama mwakora gutya cyangwa n'umujyanama muri rusange. Ariko none umujyanama niwe manager sinzi nimba mubyumva, ahubwo mukeneye sponsor, mukeneye manager. Ku manager ikigaragara cyo naho bagejeje haragaragara kuko n'undi yabazanye hano bigaragara ko ibyo yabemereye atangiye kubikora. Ahabwa ikibura mukeneye iki? dukeneye umuntu wamufasha kugira ngo nyine ibyo tumaze kugeraho mu ntege nke afite agire uwo umufasha kugira ngo nyine birengaho biri. Ese izo ndirimbo zanyu ko mwavuze ko mufite indirimbo, izo ndirimbo ni ubundi amazina yazo ni izihe? Muzi kuziririmba? Sure. Ni yenjyana ndirimbo yenjyana. Ndi umuraperi. Umuraperi. Uyu nguyu ndaririmba bisanzwe. Rimba bisanzwe. Ararapa nkaririmba. Uri umuzukeri se uyu kari umuraperi, uri umuzukeri wowe? Ubundi ari injyana ya zuke nayiririmba, ari n'indi itari zuke nayo nayiririmba. Utakazamo gake twumva neza. Reka ngufashe ariko ntukavunike kandi mpari mu mafasha. Wamaerove baby, wamaerove baby, wamaerove baby, ukuntu ikora naguyemo
ariko ikiza kurushaho nuko ubikorera ubibona. Iyizire iwanjye baby, iyizire iwanjye baby, iyizire iwanjye baby, nkuha ibyiza bibitse mu byiza byawe ukiba umwiza. Okay, yaguhaye love. Wowe muhiki? Wowe muhiki? Njyewe se yamaye love nanjye muha ibyiza nyine. Ibyiza ni bindi. Byiza okay, nkuko umuntu yagukunda nawe ukamwereka ko umukunda ukamuha kiya ya n'umuca amazi muri make ya nkahora rwamo nawe twumva. Impano y'Imana iri ku mutima wanjye, erega urukundo nirugirwa na bose. Umunsi nk'uyu nguyu natunguwe no kumva ijwi ryiza rituje rimamagara nuje, arabibwira yuko umugisha ugira abawe, ariko njye ndahamya yuko nawe bitabera. Hari ibibazo byinshi byaguteye kudatuza, bigatuma utuma utwe kubera urukundo, ariko izere Imana kuko ariyo itanga ituze. Ibyo bintu byose mwabiririmbiye umujamo. hari ukuntu abantu abakobwa babiri ariko muri mwe bisirega nabyo birashoboka ko ushaka kwifatanya ugitemo ukuntu umusore umwe none mugafatikanya kuko muzi ko hari abandi bakobwa bashaka kubakonkera bakaba babatwara umusore wanyu mufata imitomo umwe akaririmba undi akarapa kujya mu mugumane sibyo? Urebye buri make buri wese yaririmbye ku giti cye, ubwo afite uwo ashaka kuyitura yayimutura, ariko nyine tubikora kugira ngo n'undi wese ufite uwo akunda yabuze uburyo yabimubwiramo ku buryo yabicisha mu butumwa bw'indirimbo zabo. Hanyuma se mufite irindi ndirimbo itari iyo ngiyo ko n'ubu se mufite indirimbo nyinshi? Dufite izindi zanditse ariko zitarajya muri studio. Ririmbamo ugatwumva. Umutima wanjye wawihariye wenyine, nanjye sinzi uko byaje nkwiyumvamo wenyine. Iyo nteye intambwe nkagutekerezaho mpita nsubira inyuma kugira ngo nakoraga insida. My baby my love forever, n'ukuntu uzi gukunda. My baby my love forever, nanjye ndagukunda. My baby my love forever. Uramukunda cyane. Ugira boyfriend? Njyewe se no. Hari ukuntu uba ufite nk'inshuti afite boyfriend. Oya ya cyane nanjye origine ndabona kare kubeshya ariko nagaje origine agwaye. Buriya mu buzima hari ibintu biba wenda umuntu atabiteguye ariko bikaba byarabaye. ntabwo ndi kubeshya ndi serious ya. Yesu uyu musore mukunda aramutegurisha. Jewe se ni inshuti ariko ntabwo ari sheri wanjye ya. Ntabwo ari kumwitakana, mwamubaza nawe yababwira. Aramutse ambwiye ko ankunda mukunda byavamo, ariko se ankunze nanjye namukunda umva namubwira akihangana kuko namukunda. Ntabwo wakunda umuntu kuko agukunda wowe utamukunda. Toto abakobwa kugira ngo bamanaginge nkaho yewe urumva nabanje guhura n'umwe numva nyine akora neza nyine, ariko nsanga atarakoze wenyine abandi bakoranye. Ubwo twahuye nyine bagiye gukora video bose hamwe turakorana na video, ndumva twese turimo yose mwagiye mbese biriya byajya wumva kumva ngo Noesi na Clement umwe ni manager wundi nawe ntabwo bizakira. Ni ukubera Imana bishobora
babikunda. muri abo babiri ugiye guhitamo ukunda nyina wawe ukurikije uko hitamo bose barahari bose barakureba kandi bose ujya hatwika ndabizi uhitemo ngo bakubwiye guhitamo umwe kuko bose ari abagore bawe wahitamo ntabwo bose ari abagore banjye nubwo urumva ikiduhuza cyane ni umuziki rero abagore banjye bose nyine ibyinshi cyo mbahe bagwikishemo gukundamo umwe bahitamo uwo yisutse iyo byabaye by mistake ariko birabikomereza none se wenda hari abakurikiye The Unity TV bareba ibiganiro byacu ari nk'umuntu wenda wifuje kuzamura impano yanyu cyangwa se no kubafasha yakora iki yabasanga he ese yabafasha iki mudashoboye kwifasha muri ino minsi ikintu yadufasha tudashoboye kwifasha ni ukudufasha ubushobozi bw'amafaranga ni make kugira ngo tujye muri studio nta kazi dufite nacyo nta mafaranga ubwo urumva yadufasha ikindi gufasha umuntu ntabwo ari ukumuha amafaranga gusa akajya natwerekera nimba dukoze ikintu nimba tugiye kwandika indirimbo cyangwa gukora yanditse tujyanye muri studio akaturebera ese hano iki kintu cyakagombye kujyamo cyangwa ntabwo cyakagombye kujyamo akaturebera mbese muri make tugakora ibintu byiza ku buryo na buri wese yabireba akishima cyangwa se byashimisha n'amafaranga byiza cyane hanyuma iyo uri kuririmba mu gitondo iyo unabyutse bavuga ko abantu benshi bakunda kuririmba neza muri dushe urumva muri dushe umuntu wese aririmba neza ujya muri dushe ukaririmba ngewe mbikora iyo ndi muri dushe n'iyo ndi muri studio ahantu bitandukanira ni uko muri studio mba ndi kuri mikoro ako muri dushe nta mikoro mba afite wowe iyo ndi kuririmba ndi muri dushe nyine mba numva amazi adakonje niyo yaba ari ayo nkwiye kumureba muri make mba numva nyine ari ibintu bidasanzwe nyine numva ko birenze ubwo nyine urumva ni ukoga nyine nta kintu utaye ariko waduhaye rapu iyi niba reka nkwereke umugabo abandi bajyana yifatanya bamukubise umutoma ariko freestyle nk'umuraperi ukamutoma dani ukagwamo nk'ibijyanye n'abaraperi ukamutoma nabi mu gutangira ariko si ryo herezo ry'ubuzima atangira mu buzima habaho gushima no kubabara ndakubwiza ukuri muvandimwe tuzupfushe abahinzi bahinga bashaka gusarura abakozi bakora bashaka ibihembo nanjye naje mu rukundo mfitemo icyo ashaka birangira mbonye byinshi bizamuka nshaka kugira urukundo naba njemo mfite icyo nshaka ubwo nabasha kumva ibyo nshaka nabibona mu byo nje nshaka abashije kubimba nyine nabona uko mvuga muri make waba umushakaho iki urukundo nyine ruzima rufite gahunda ya nyayo kandi by'iyi minsi ubundi umusore ufite urukundo rwa nyarwo murebera kuko biterwa n'ibikorwa gukorera ubu se umuntu yaba atagukunda umuntu yaba agukunda akajya akubwira nabi wagira icyo umukeneraho cyoroheje umuntu uwo ari we wese yafasha uwo akunda kikamunanira uwo mukunzi wumva muri make ubu ngubu wenda mfite nk'ikirori wenda bantumiyemo ati uze ukibemo nkabwira umukunzi wanjye ati rero njye mfite inshuti zansabye ko njya muri kirori nawe nk'umukunzi wanjye nyine untere ingabo mu bitugu tujyane ukambwira ati nifitiye izindi gahunda wenda zitanashinga uwo mukunzi urumva hari icyerekezo yaba wese tubone urugero uramutse ukundanye n'umukunzi atagusura atakubwira ngo umusure mu rugo byakunda
kumusura birumvikana burya umuntu yakubwiye ngo musure wamusura ariko atanabikubwiye ariko bitewe n'uko muhurira n'ahandi urukumbuzi wumva rutakwishe ntari ariko ufite urukumbuzi niyo atakubwira ngo vayo usure ubizi ko ariyo wagera biterwa n'igihari mukumbuye namubwira tugahura zine niyo watashye ariko nkamubona kurara byo ntabwo ari wo muti w'ikibazo ibyabera aho ngaho mwaraye niyo mutararayo se ubu umwana n'ubu umutunga mu rugo ariko akagucika n'ubumenyi ariko akarara iwawe ariko afite ibindi akora ku ruhande kandi ntabwo kurara iwabo w'umuntu ari cyo kibazo cyagira wese wari wagerageza kujya kwakira n'ibindi watwite nyine ntabwo biraba ariko nyine imana ntibigeze neza cyane utekereza kuba ntabwo nararayo bitewe n'impamvu hari impamvu iri butume ndara afite ntabwo ari uko namubuze ahubwo ni uko mba numva njyewe intego yanjye mbafite nk'umusore wifuza ugereranyije n'abatuye ubona ku muhanda haba hari udusore twinshi twambaye neza dusa neza wumva wifuza umusore umeze njyewe umusore nifuza umuntu utazigera ambuza gukora umuziki ariko umuntu uza ikintu cya mbere nkunda ni umuziki nkunda umuziki ku buryo awumbujije ntabwo byavamo rwose ni umusore noneho uzazi ikibazo kiwe arakunda kumubura kwibuka n'ingenzi abura kuri telefone akanyicira akazi kandi nawe ukunda umuziki ampurisi y'irya kabiri ni n'umukameramani yanabikora video ku muntu akajya afata igikoresho akagenda asiga iyo yagiye gukora ni n'umuraperi muririmbira agakorasi keza kamutereta k'umutongo nikamushyiramo neza kakamwicazamo neza ahitaje hari akarape dutereka nkamura kumura mukunzura baruta bose nagukunze umutima wanjye wombi sinakugereranya n'ibindi zo basore bose bo musura bahiga ubarusha ubwiza buranga igikundiro yashimiye Imana ko yampaye ibyo nayisabye umusore unkunda udasondeka mwumvira uko ndi nkomeze gukunda urukundo ankunda nyine atansondeka ankundira uko ndi sinabona amagambo nabivugamo ni wowe wenyine undemera umunsi iyo nkangutse nkagutekereza nibuka ko nkufite binyongera muto muranekereza ku hazaza hanjye nawe nkahereka Imana amaganira kure icyaduhuza nishakisha n'imbaraga nahisiya bawitabaho pfa kuba nkufite mu mutima wanjye naranyuzwe nahinduye amayira oh baby kuva nakubona nasanze n'undi utandukanye n'uwo nariwe hari umuntu ukwemerera video ku buntu rubango ni umukameramani wo ku gasaro ni ukwemerera video
gasaroti ziri ukwemera video kundi sasa mufite igihe kingana gite mutangiye music yanyu igihe kuko tutarahura buri wese yarakoraga n'undi agakora ruhande ariko tumaze nk'amezi nk'atanu ntabwo ari inyuma yazo duhuye turahura buri muntu nyine yumva iby'undi n'undi yumva iby'undi kumva twahuza turahuza bihita biba hanyuma manager umujyanama wowe iyo bari kuririmba gutya barembera iby'imitomora ucece tuvuze na cya katuni ntabwo buri umuntu aba acecetse bari kureba ntabwo twebwe duhubuka ufite gahunda yo kuzaba ufite nyuma yo ufite gahunda yo kurobamo umwe nyine tura hasi ariko gisaba cyane wasanga binasanzwe oya kuko nyine yego ushobora gukundana n'umwe muri bo ariko ntabwo byakubuza ko bose n'ubundi bose n'ubundi ndabafasha kuko nanjye nkunda umuziki cyane. Imana ibarinde channel yanyu yitwa Deborah by Olivia. We love you so much people. Abantu bashaka kujya bareba ibikorwa byanyu bajye bajya kuri channel yanyu Deborah by Olivia bakani subscribe, like, comment ndetse na share kugira ngo babafashe kugira ngo mutere imbere. Nihaboneka umutera nkunga ubakeneye tuzamuboherereza. Sibyo? Mufite Instagram ni urubuga nyine narwo rufasha umuntu mu muziki ntabwo neza Facebook narwo ni urubuga rw'ibiganiro abantu benshi bahuriraho ukaba wahura n'umuntu wawe mu kuganira ntabwo twese ntabwo